Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere kugera kwa 3. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamya neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Depends on what you yield these senses to will be the way that your life is controlled. Kandi biterwa n'uburyo mwebwe icyo mukoresha ibi byumviro nicyo kizaba uko ubuzima bwanyu buyobowe. The way you yield those five senses, what you see, what you hear, what you taste, smell or feel. Whatever those senses are yielded to, they will dominate you. Uburyo ukoresha ibyo byumviro bitanu: icyo ubona, icyo wumva, icyo usogongera, icyo uhumurirwa cyangwa wiyumva. Iki ibyo byumviro wabikoresha cyose kizagutegeka. And we are grateful to God that we have the five senses. But by no means was these five senses given to you to guide you. They were given to you for earthly contact. Kandi tunezerewe Imana kuko dufite ibyo byumviro bitanu, ariko nta buryo na bumwe mwigeze muhabwa ibyo byumviro bitanu kugira ngo bibayobore. Mwabihawe ngo muvugane n'isi. But there was given you the sixth sense. And that sixth sense belongs only to the Christian. Ahubwo mwahawe icyumviro cya gatandatu, kandi icyo cyumviro cya gatandatu ni icy'Abakristo. And you cannot have this sixth sense until you become a Christian. Is the only way that you can ever have any more than the five natural senses for the natural. Kandi ntabwo ushobora kugira icyumviro cya gatandatu keretse gusa uhindutse umukristo. Ubwo nibwo buryo bumwe gusa ushobora kugira ikirenze ibyumviro bitanu bisanzwe ku muntu usanzwe. But sixth sense is better known to the Christian as faith. It's the one that governs and guides you, and it is superior to all the other senses. Icyumviro cya gatandatu kizwi neza ku Bakristo nko kwizera. Icyo nicyo kikugenga kandi kikakuyobora, kandi icyo kirenze ibindi byumviro byose. Kirenze ibyo byumviro byose, ibyo bindi bitanu. It's a superior to all of the senses, the other five senses. Up here at Cato Tabernacle, when we had that meeting, that crippled boy that come in there was prayed for. Hano haruguru ku rusengero rwa Kado, igihe twagiraga ya materaniro, wa muhungu wacumbagiraga wajemo aho maze arasengerwa. They brought him back in that emergency room. Billy led me to him. They had him on a platform for 3 or 4 nights in the building. He didn't get a prayer card, so they put him in the emergency room. Benshi muri mwe baramubonye. Bamujyanye aho mu cyumba cy'abihutirwa. Billy anjyana aho ari. Billy aramunkira. Bari bamufite aho ngaho ku gicaniro nk'imigoroba 3 cyangwa 4 aho mu nyubako. Ntabwo yari yabonye ikarita yo gusengerwa, nuko bamushyira muri cya cyumba cy'abihutirwa. I went in and prayed for him. Looked at him, he said, Mr. Branham, can you tell me some consolation? I said, yes, sir, son. Polio got you this way. He said, that's right. Njyama aho maze ndamusengera ndamureba. Aravuga ati, Bwana Branham, washobora kumbwira ikintu cyankomeza? Ndavuga nti, yego mugabo, umuhungu wanjye. Imbasa yagufashe muri ubu buryo. I said, your name is such and such and come from a certain place. That's right, he said. He said, what about my healing? I said, by his stripes you were healed. Aravuga ati, ibyo ni ukuri. Ndavuga nti, izina ryawe ni runaka, waturutse ahantu runaka. Ko ni ukuri.
niko yavuze. Aravuga ati, bimeze bite ku gukira kwanjye? Ndavuga nti, kubw'imibyimba ye warakize. Went home testifying, giving God praise, and it brought such a reproach they claimed in the neighborhood until one Sunday a group of ministers come in and sat down by him. Ataha imuhira ahamya arimo ahimbaza Imana, nuko azana cya gisuzuguriro nk'uko bacyita aho mu baturanyi, kugeza ubwo ku cyumweru rimwe itsinda ry'ababwiriza ryaje maze bicara iruhande rwe maze baravuga bati, And said, "You must stop doing that. You're bringing reproach upon the cause." And the young man sitting there said, "Mister, if you were sitting where I am." ugomba guhagarika gukora ibyo. Urimo urazanira igisuzuguriro ubutumwa, uri gusuzuguza ubutumwa. Maze uwo musore muto yicaye aho aravuga ati, mugabo, iyo ujya kuba wari wicaye aho nari nicaye, iyo uza kuba mu igare nabayemo, If you were in the chair that I'm sitting in, you would try to rob me of the last hope I got. iyo uza kuba mu igare nicayemo ntabwo wari bugerageze kunsahura ibyiringiro mfite muri Kristo. By his stripes I am healed. And you know what the Lord said, that sitting there paralyzed, feet, hands, body, back. Aravuga ati, kubw'imibyimba ye narakize, kandi nta kindi yarengejeho uretse ibyo. Yicaye aho, ibirenge biremaye, ibiganza, umubiri, umugongo. No more than he sat there, and out of the chair he went, glorifying God. But the natural senses said he'll sit there. The doctor said he'll be there forever, or as long as he lives. Nta kindi yari afite uretse kubivuga, kandi hanze aho y'igare arimo ahimbaza Imana. Iki ibyumviro bye bisanzwe byaravuze ngo azicara amaho. But the sixth sense says, by his stripes I am healed. And he wouldn't have nothing to do. It's casting away everything contrary to what God said. That's what the sixth sense is for. Muganga aravuga ngo azagumamo iteka cyangwa igihe cyose azaba akiriho. Ariko icyiyumviro cya gatandatu kiravuga kiti, kubw'imibyimba ye narakize, ndetse nta kindi yari afite gukora. Bitakure icyo kintu cyose kinyuranye n'icyo Imana yavuze. Icyo nicyo icyiyumviro cya gatandatu kimaze.